Reka mbatere story yabaye kuri uyu mugabo. Umugabo yari afite umugore atwite kandi inda yari imvutsi ariko ubuzima bwari bumeze nabi cyane, asigaye biba ngombwa yuko umugabo afata inzira ngo ajye gushaka akazi, dore ko umugore we yari ageze hafi yo kubyara, mbese muri make nta cyumweru cyari gisigaye ngo abashe kuba yabyara, mbese iminsi yari isigaye kwari ukuyibarira ku ntoki. Aha ngaha umugabo nta kindi yakoze, yafashe inzira ajya gushaka akazi kugira ngo umugore azajye kubyara yarangije kubona ibisabwa, ariko ikigaragara cyo ni uko ubuzima butari bworoshye kandi mu by'ukuri yakundaga umugore we cyane birenze kurusha abandi bose uko bakunda abagore babo. Biragaragara neza yuko uyu mugabo yakundaga umugore we cyane kurusha abandi. Haciye iminsi igera kuri 3 nta kindi cyahise kiba, inda yahise ifata umugore we, biba ngombwa yuko abaturanyi bamufata bamujyana kwa muganga. Bakimugeza kwa muganga akazi kari gasigaye kari ak'abaganga, noneho urumva bari bamufashe bamujyanye kwa muganga ntibagomba kubura guhamagara umugabo we ngo bamubwire ibyabaye. Bagize gutya bafata telefone bahamagara umugabo we, bamaze guhamagara umugabo we, umugabo arababwira ati nyaboneka mube munyihanganiye gatoya ndahuze ndibuze kuba bahamagara mu kanya, ndetse yabahakaniye atazi n'icyabaye, ari uko nyine akazi kari kamubanye keshi. Ari uburyo umuntu aba ari mu kazi akanga kwitaba telefone, yanayitaba akavuga ati mwe munyihanganiye ndabuze kubahamagara mu kanya. Byagenze bite rero? Icyo ngusaba no gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona inkuru nziza kandi nziza cyane zigomba kukugira ku mutima, zikakwigisha ndetse zikanagushimisha. Aha ngaha nyuma y'iminota 30 akiri mu kazi agiye kubonabona message y'ubutumwa bugufi iturutse kwa sebukwe imubaza ati mbese mwibarutse iki? Aha ngaha urabyumva neza, umugabo yahise acyanganyikirwa ahita atekereza neza yuko abantu bamaze kumuhamagara mu minota mike yishize yuko bamubwiraga uko umugore we ameze kwa muganga. Ntabwo yigeze afata umwanya wo gusubiza sebukwe ngo byagenze gutya, ahubwo yafashe telefone atereka mbamagare kwa muganga numva uburyo bimeze. Umugabo no gucanganyikirwa cyane yafashe telefone aho guhamagara umuganga ahita ahamagara umutoza wa Rayon Sport, dore ko Rayon Sport yari yakinye kandi maze gutsindwa ibitego 3, ndetse no mu bakinyi ba Rayon Sport hamaze kuvamo 3 bahawe ikarita y'umutuku. Ahangaha nakuzuyaza umutoza wa Rayon Sport yahise yitaba telefone aravuga ati alo, umugabo ati alo, asigaye umugabo aravuga ati none se bimeze bite? Asigaye umutoza wa Rayon Sport arangije aramubwira ati wahora niki ko byaducanse, hamaze kuvamo 3 nabo 7 turacyagerageza ngo turebe uburyo byagenda. Umugabo ati hasigayemo 7, ati none se abo 7 bose nabo baraza kuvamo? Anga umutoza aramubwira ati sinzi niba nabo bari buze kuvamo, ati gusa turacyagerageza ngo turebe nibura yuko ari cyo byatanga. Uyu mugabo wari wataye umutwe asubiza umutoza ati mwabo 3 bamaze kuvuka ndaje mfatemo umwe, abo ngabo bandi bose basigaye mu bashire muri Aruforina kuko sinashobora kurera abana bagera ku 10 nibyo gutunga umugore wanjye umwe narabibuze. Aha ngaho umutoza n'umujinya mwinshi ahita afata telefone ayikubita hasi ati ngire gutsindwa ngire no guhamagagwa n'abasazi. Nguko vyagenze, wari ugwenya gumunsi. Niba warukunze rero icyo nagusaba no wakora subscribe ku YouTube channel yacu Sam Empire 100, nguko bisanzwe tugakomeza kuzajya tubigendanamo neza, sibyo? Aha ngaho umuntu ukoze sabo nta kindi twamwifuriza ni ukumwifuriza amahoro ya Kristo ndetse no gukomeza kugubwa neza ku YouTube channel yacu. Dushiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amafilime nyarwanda, amakomedi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuzi neza yuko bishobora kugira abanyarwanda umumaro. Nawe niba uri umunyarwanda cyangwa se ukabumva ururimi rw'ikinyarwanda, nta kindi twagusaba nawe gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubigendanamo neza. Murakoze, Imana ibahereze umugisha naho ubutaha.